yakagombye kumenya ko ibintu bijya byemera hari n'igihe byanga kuko dukirana. Umva agaha kari kundi karahandurika kandi umva ngiye nkubwira iki kintu. Uyu mwana yarakiri muto ubyibuke. Undi se yarakundanye. Ariko wabonye ikiganiro yakoze ari kuvuga ngo sha ngo byihorere kuba wenyine akabana n'umuntu. Nicyo gituma umuntu yubaka. Nibihe bintu bitatu bigaragara ku rugo ruriho? Icyambere nuko urugo rugizwe n'abantu babiri. Amakuru y'urugo ariko utararujyamo we aba yumva agiye kujya ahantu mu ijuru rito nkuko babitwigisha, kandi urabizi mutwigisha mutubwira ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Umuntu akavuga ati ngiye kujya mu ijuru rito n'umunezero. Parikiraho ngo ezo swinge ufite. Nkubaze ni iki gituma umuntu yubaka? Hafi 99% by'igihugu byubatse byarara bikoze divorce. Icyo ni igikomere kiguteye gukora ibyo, ndakubabariye. Hoya ibyo nge nta kibazo mfite. Bakunzi bacu hari abantu babanye neza. Hari n'abantu bagifite amaranga bari mu kubitera. Babiteye gute? Barimo barinjirira umwana bamubangamira. Rero ubu ni umubyeyi. Ako bamubangamira. Haza umuntu winjirira mu buzima bwawe. Hako jiste ubu umuntu akwinjiriye akaguhakingira. Amakuru yaje gusohoka. Yavuze ko Vestina uyu atari mwarasha adashaka kuzagaruka mu Rwanda. Uti hari gushakwa uburyo yakwigumira Canada. Ibyo si ikibazo. Ntabwo iryo jambo yarivuze Vestina. Ngavuga ati ibintu biri kuvugwaho ni muhumure rwose byabaye impamu baratsika. Ariko ubundi ubwo urampondikika nkumvishe no Vestina nyirawe. Amakuru mba nyicaranye ahubwo bagufata umutima utagusimbuka. Oya have wintera ubwoba ngiye bino bintu nizere ko atari nabyo pe. Ntabwo bagufata umutima utagira ute. Reka ntangire ngusuza ngo ikaze ukurikira ibiganiro byacu nkubwire ngo Imana iguha umugisha. Ni Eriva 250 wakuraho inkuru yabize guhumuriza umutima, yaba ijambo ry'Imana ndetse n'andi makuru agiye atandukanye agenda caracara rugihe amakuru utayamenyera kujya, ariko hano ho amakuru ni kugihe. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Amakuru ntago meze neza Justin. Kubera icyo utameze neza yaba iki? Umugabo yagutaye? Erega agiye yaba yijyanye, ntabwo ari ngiye yabajyanye. Ariko yabagutaye. Ya byaba ari ibibazo bya Vestina byakubereye ibibazo. Hari space narendiho na ba Godfather na ba Bijiyo bija akajya avuga uti ne nkuri babaje. Gusa hari igihe wumva ibintu amatwi agacura injereri, intekerezo ukumva zirasa n'izibajije ibintu byinshi. Nge kare natekereje ndavana ariko man ndimo numva inkuru ya Vestina ndavugana, ariko abaye ari umuvandimwe wawe. Ndagira ngo iyi nkuru ya Vestina ugiye kubwira abakunzi bawe, ndagira ngo uyivuge mu buryo bubiri. Yego. Tangira uyivuge nkaho atariyo. Ntekereza ko nubundi ushobora gusanga ari byandi byitangazamakuru. Social media buriya si ikintu nk'abantu b'Imana mwe. Nyigibona naravuze ni ibintu bibiri. Uyu muntu bashobora kuba kubera ko ari umusitari barimo kumucuruza kugira ngo bunguke. Cyane ko haje abantu banahakinga tubyibuke. Nago bizi. Ari igihe maze umuntu yirirwa akoresha WhatsApp yawe utabizi. Nyine nibyo ndi kukubwira. Ndavuga uyu mwana w'umukobwa ushobora kuba barahakinze urubuga rwiwe bagira ngo bicururize, kuko bazi ko yaramamaye amaze iminsi ajya Canada, n'ababonye aririmba, n'ababonye n'ubu niho akiri. Siko nabyo bishakajyaho n'amakuru. Oya niho akiri. None se niho akiri n'umugabo we niho ari? Ariko ntago umugabo bajyanye. Ntibajyanye nyine, ariko yakarangije icyamujyanye agasanga urugo nanone. Wene se umugabo yashatse uwatazi se? Umugabo yashatse uwatazi. Ari mu giterane se koko? Yego. Igiterane kiracyakomeje. Birakomeje no muri Amerika bazajyayo. Ya niba kiri mu kazi mu murimo w'Imana bwo birumvikana. Noneho ndavuga ariko yajya mu kazi akamara n'imyaka 5. Ndetse ntabagore basigwa bafite imyaka, nk'umuntu se ugiye Darfur ari mu mara y'imyaka 7. Ibyo byo birumvikana. Nese uwo mugore urumva wabaye hagute?
nyine icyo nari ngiye kuvuga nagira ngo menye niba koko akiri mu cyamujyanye kuko buriya niba umuntu wamushatse umuzi uba ugomba no kureka agakora ariko nawe akazageraho igihe agatekereza kabiri. Noneho icyo nshatse kuvuga ni iki, rega ibintu byaroroshye nta n'impamvu yo kubikomeza, ahubwo njye naravuze ndetse koko byoroshye gute se ibintu nibyo ndavuga ni ibibaye ari byo inkuru byoroshye ute ndavuga ni ibintu nibyo koko umukobwa wacu urugo aragiye ruhita rumunanira umutima urambwira uti oya wibyemera. Ubu ngubu tuvugana ndi kwibaza ngo mbese bibaye ari byo umubyeyi wamubyaye umwana bakaba ananiwe urugo n'umwaka utarashira, ese hari ikibazo kiri mu kwezi bwo ntiwarunanirwa? oya sha birababaza reka nta bibabaza. uzi agahinda umubyeyi agira kigeze gufata umwana wawe wari uherekeje uzi ngo umuhesheje umugisha ko umuntu yubaka etaje kabasa. buretse ikintu bita umutima, igikomere cy'umutima suga harimo ikihe gikomere bantu b'Imana n'igisazi. Ibintu n'igisazi mukomeza mba numva bidakomeye. urugo nge nsigenda ufata nk'iduka. urugo muri iki kinyejana nsigenda ufata nk'iduka. afese udatuma abakunzi aho umuntu ashobora kuza bakurakarira bamaze, aho umuntu ashobora kuza akakwikopeshaho ntazakwishyure, ubwo ukaba utangiye guhomba. aho umuntu mbese hari abantu bashinga iduka ntirimare n'umwaka Justin rikarangira ntakuyemo na butike. intego y'uwo mucuruzi yari iyihe? yari iyo kunguka nyine akabaho, urakoze akabeshaho na famiye n'abandi, afite n'abakozi nabo bamukuraho imibereho. rero urugo kuri iki gihe ni nk'iduka. kuba rero wakubaka urugo rugasenyuka nta bibaye, ni ibintu biri aho byoroheje, nta n'ibikomere biri aho. ubundi ikintu kimbabaza ku isi ni kimwe, kuba umuntu yabaho akabura urubyaro. uzi impamvu ibyo bintu bikoroheye? naho ibindi byose ni ibisanzwe. Justin uzi impamvu ibintu bikoroheye? wowe kubifata ugahita ubyakira nuko hari ubuzima bukomeye wanyuzemo. yego none se reka nkubaza, buretse gatoya kubidirisa na Vestina batandukana, n'ubu hari abatandukanye, n'ubu hari abo urukiko rumaze gusinyira gatanya. ibyo ndabyumva sinanabihakanye. rero ku muntu wese wizera unasenga biri ibyo atari umupagani yakagombye kumenya ko ibintu bijya byemera hari n'igihe byanga kuko dukirana. umva agaha kari kundi karahandurika kandi umva ngiye nkubwira iki kintu. uyu mwana yari akiri muto ubyibuke, ubundi se yarakundanye. ariko wabonye ikiganiro yakoze ari kuvuga ngo sha ngo byihorere. ni ibiki yihoreraga? ntabwo iyo bavuze urugo wowe uruvuga nk'umuntu uruzi warubayemo, yego uzi amakuru y'urugo, ariko utararujyamo we aba yumva agiye kujya ahantu mu ijuru rito nk'uko babitwigisha. kandi urabizi mutwigisha mutubwira ngo urugo rwiza ni ijuru rito. umuntu akavuga ati ngiye kujya mu ijuru rito n'umunezero. parikiraho ngo izo swingi ufite nkubaze, ni iki gituma umuntu yubaka? gituma iki? ni iki gituma umuntu yubaka? aba akeneye guhagarika kuba wenyine akabana n'umuntu, nicyo gituma umuntu yubaka. ni ibihe bintu bitatu bigaragara ko urugo ruriho? icya mbere ni ukuba urugo rugizwe n'abantu babiri barurimo, icyo gihe ruba ari urugo. kabiri ibikorwa bagaragariza abantu, ni ukuvuga ngo umubano baba bafitanye mwiza kandi utari mubi niwo ugaragaza ko urugo ruhari, rw'abantu bamuvinga batambuka bagenda ibintu byose bimeze neza, abashyitsi babagenderera, ejo bucya bukongera bugacya, urugo ari urujya n'uruza n'abarusanga. wabyumvise? ubwo icyo ni icya kabiri. noneho gatatu, kuba urugo rwaratangiye kugira gute, kugira umugisha w'amashami arushibukaho. ubu rero kugira ngo umenye ko urugo abantu benshi wanibwiraga ko bubatse ingo zidahari, leta iramutse ivuze ngo banyarwanda uburyo bwa gatanya bworoshye, uragenda ku irembo ushyiremo indangamuntu yawe na madamu muri kumwe, nawe ashyiremo indangamuntu ye, ubundi tuverifiye hari nimero iri guhita ihamagara madamu yuko oya nako bakavuga uti ni ukujya ku irembo nk'uko waka icyangombwa runaka. hafi 99% by'igihugu byubatse byarara bikoze divorce. icyo ni igikomere kiguteye gukora ibyo, ndakubabariye. hoya
ibyo njye nta kibazo mfite. Bakunzi bacu hari abantu babanye neza, ndetse hari n'abantu bagifite amarangamutima. Hari abantu, reka mvuge ukuntu ingo zubatse rero, hari abanze gutana kubera abana. Aha, ni rya shami nyine nakubwiye. Ariko uri kumva baratanye. Divorce yo mu mutima se. Buretse gatoya urumva baratanye. Ibintu urimo uratuma nshaka guseka kubera ibintu uri kuvuga, kubera ko wowe waramaze gukomereka wibereye iyo ntabashuke bakunzi banjye. Juste yarakomeretse, yakomerekeye mu rushaho. Jewe ntago nakomerekeye. Mpamya ko n'urwo ufite ushobora kuba ruriho rutariho. Reka njye ndubatse meze fresh, nta kibazo mfite, nta nicyo nzagira. Juste watubwije ukuri. Reka ntacyo nzagira. Jewe ibibazo bibera mu rugo iwanjye nananiwe kubisiporuta. Urumva nafata ibaga nkashyiramo imyenda nk'iyi. Aha rero ubyibuke nk'ibutse iki kintu turi kuvuga ku mwana wubatse vuba. Nyine buretse gato yubatse vuba, ariko ubundi ibyo yubatse byo byaje bite se nyine si urukundo se. Nimujya kureba ngo ibi bisenyutse byo byasenyutse gute, byaje urugo rwubakwa n'umubano w'urukundo rw'abantu. Vestina ntiyarazi Idirisa. Idirisa ntiyamumenye. Idirisa ntiyarazi Vestina. Yaramuzi aririmba. Hazamo kuranga. Reka da. Niba yaraje mu giterane. Juste yaje mu giterane cya Vestina akajya amubona aramukunda, kandi kuba yaradukundiye umukobwa ni byiza. Ahubwo nge ejo bundi natekere ejo mu gitondo mva akantu natekereje nkimara kubona. Banza wumve urukundo rwo rwamaze iminsi ingahe. Urukundo rwabane mu minsi 2 burya abantu bakarebana bagashimana, ahubwo wenda naho niho byarangiriye. Ako Juste uremera yuko iyo umuntu afite icyuho, kamvuga icyuho, iyo umuntu ashonje, iyo abonye ibiryo arya. Idirisa yari afite icyuho cyo kubaba wenyine, akeneye wenyine sashenye ingo zingahe. Uti nese Idirisa yari umusore. Yakoze ahubwo weho buri rutazi n'uwapfuye. Numvisheho gato, ntabwo nabyumvishe neza. Yakoze gatanya byonyine se ahubwo. Burya umukobwa wanjye jewe rero bura Vestina ndamukunda mufata. Reka nkubwiye umukobwa wanjye murumuna wanjye Vestina yaje kugaragariza abantu, nabwo nimba none ari we wanditse ntitubizi. Cya ushaka gusanga hari abarimo bamuhaki. Yavuze ngo kandebe nabipostinze. Urumva? Nabipostinze. Yavuze ngo muraho neza bakunzi ba Vestina na Dorcas, by'umwihariko abakunzi ba Vestina, ndi hano kubasaba imbabazi. Urumva? kubw'ubutumwa mwabonye ku rubuga rwanjye rwa Instagram. Yego, by'ukuri nanjye nabibonye nkuko namwe mwabibonye. Kuko urumva? Yego. Kuko nyine ntuza yanjye nyine ubwo ni nka Instagram. IG yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana. Yibwe IG yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana. Ibyo mwumvise byose, ibyo mwumvise si byo. Si wumva ahubwo. Urumva? Imana ihabwe icyubahiro. Niba ari uko bimeze rwose nshimira Imana. Ariko nabwo ntago tubizi. Nyine nibyo ndi kukubwira. Nabwo wasanga ubwo bayibye nibi nabyo yavuze. Yanjye nshimye Imana, nyiramburiye n'amaboko n'ukuri. IG nyine ishimwe Dorcas, ishimwe Vestina. Bivuze ngo bano bahaka nibo bari mu kubitera. Babiteye gute? Barimo barinjirira umwana bamubangamira. Rero ubu ni umubyeyi. Ako bamubangamira. Haza umuntu winjirira mu buzima bwawe. Hako Juste ubu umuntu akwinjiriye akaguhakingira. Buretse gatoya. Amakuru yaje gusohoka. Yavuze ko Vestina uyu atari mwarasha adashaka kuzagaruka mu Rwanda. Uti? Hari gushakwa uburyo yakwigumira Canada. Ibyo si ikibazo. Ndetse abandi bakavuga ngo haba habonetse uwitwa Pastor Claude, mukumvisha ukuntu yavuze. Habonetse se? Boretse wumve gato.
amakuru mba nyafite ngewe amakuru rega mba nyafite wowe jya wemera nguha amakuru ntabwo uba uyafite pe jya wemera bakunzi ba Vestina nukongera amasengesho nukuri mwana wacu gusenya urugo ejo ukongera uzi ko hari igihe umuntu usenya ahora asenya mwana we nabyuze kugira ngo ubone umuntu wasenya urugo bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu rukomeze ruburame n'ubuntu sinzi uko babisobanukirwa ariko bisaba izindi mbaraga ya Vestina babyakiriye bate kwa ADPR yabiyomoyeho ahubwo amategeko arengera uyu mugabo witwa Idirisa biravugwa ko Idirisa yibwe bivuze ngo Vestina atandukanye n'umugabo we yabonye undi mugabo muri Canada ko bavuze ngo niyongera gushaka undi mugabo wa kabiri ntazahuka nkuko yahubutse ubwa mbere na Dorokasi bavuze ku by'urushako Vestina abwira Dorokasi ngo wibeshye ugashaka ukiri muto nagukubita ngo kirazira simba ishaka abantu baravuga batese Vestina mwo kagira imana mwe yagize urushako rubi urushako gushaka y'abakiri muto ese yarahubutse mu rushako rwe byagenze gute rero bacumugana mu Kinyarwanda ngo iminsi ba myinshi igahimwa none biragaragaye bamwe baravuze bati nyamureka pasa code mwavuze ibitavugwa mwateye ibuye ku karere byagenze bite amagambo Vestina atangaje ku rubuga rwe rwa Instagram ateye ubwoba papa ateye ubwoba mama avuze ibintu bikomeye aravuze ati narahubutse sizongera guhuka ku mugabo wundi wa kabiri nzashaka narahubutse bandi bati umvishe ibintu Kurode atangaje nabyumvise none weho ubifasha ute biravugwa ko hari undi mugabo ahubwo ibintu hari n'undi mugabo rero muvuga butumwa ejo bundi ari bwure rutema ikirere ahunze umugabo mbaye mbarabuye ngo abantu tuzahuka amakuru yawe dore gahunda ihari uwo mugore ni icyamamare ubanyumvishije nyine umutima wisonamurya ko ntagazi ko ayo makuru nyazi ndaje nzeme n'umuceri mu kanya nese Justin nkubaza akantu uri kwemera koko ko umukobwa wacu ibintu bari kumuvuga hari ukuri uzi ko njye ntabyemera nyine dore impamvu YouTube yuzuyeho abafana gusa icyo nemera ntandi urivugira ubusa ku musozi uru rugo njye narababwiye ngo ntiruhari rugitangira ntago watereta n'umunyamahanga ntiyakujyanye iwawe ngo umenye imico ariko uzi ko hari imiryango ifite imico yo kurya abantu ntiyagiyeyo se kubasura yagiyeyo hehe mu bukwe bwa Vestina bahagurutsaga abantu bo kwa Idirisa hagahaguruka abakinnyi b'amafilime nzi ngo ni bashiki ba Idirisa hagahaguruka abasitari nzi ngo ni bakuru ba Idirisa bo mu Rwanda Justin rero nkakubwira aka kantu sibyo turimo tugana ku musozi hari ubukwe busigaye bubaho ari filime ntabwo mpaka nako hari n'undi muntu gutya yakoze ubukwe bw'igitangaza ariko ari filime ariko se havuda tunga abantu dore banditse za gatanya ziri mu nkiko y'abantu ba pasiteri n'abatijya ari igihe muvuga ibintu muzigo muri kuganira bikarangira bihamya abantu basisengera umukobwa wacu Vestina sibyo ibintu abantu bari kuvuga bibatarima sengereje Vestina se ngo bigende gute umukobwa wawe erega n'umwari w'igihugu Vestina yavuze ngo ntazongera kwicuza ako se biriya bintu nibyo ntago ari byo bari kumuhebeshyera pe kandi bwo ko tumaze kubona ko yasabye n'imbabazi erega nk'uko erega byose weho reka nkubwire umuntu akwandikiye message hano akakubwira uti mwaramutse ntago wamusubiza nkanjye yego none se nyuma yo kubibona nakwihutira gukora iki ahubwo ndibaza ni gute amasaha ashirangana kuri ikintu natekereje navuze ni uyu mwana kuki atagiye kuri social media nawe ngavuga ati bakunzi banjye ibintu biri kuvugwa mwibitindaho ntago iryo jambo yarivuze Vestina ngavuga ati ibi bintu biri kuvugwaho ni muhumure rwose byabaye impamo baratsika ariko ubundi ubwo urampondika nkumvishe no Vestina nyirawe amakuru mba nyicaranye ahubwo bagufata umutima utagusimbuka oya have we ntera ubwoba ngiye bino bintu nizere ko atari nabyo pe ntabwo bagufata umutima utagira ute nibihuha ntago batanye retse uze wumva hano mba nashyize ubwino bwanjye hari hehe koko kandebe hano uretse wumve kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utaruzi utarumenyereye bigasaba nyine kuhiga ni iki byarangoye pe byarangoye sinababeshya byarangoye cyane dore ukamwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane
uzi ikintu ibyo vese avuze bivuze iki jisite dore ikintu bisobanuye ashobora kuba yaragezeyo kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utari umenyereye nibyo bigusaba kuki bihuye n'ibyanditse aha byaramugoye. reka mvuga ibintu bibiri kuri iki kintu ndabyemera nibyo. Umukobwa wacu ashobora kuba yaragezeyo agasanga ntibyoroshye kandi ni nk'undi mukobwa wese buriya iyo ugeze mu rugo ukajya kubana n'umuntu mutamenyeranye by'umwihariko noneho we ongeraho ko ari mu gihugu cy'amahanga ntabwo ibintu byagombaga kumworohera na gato ariko ntabwo bisobanuye ko tugomba guhita twanzura ngo urugo rwa Dorokasi rwa Vestina mukuru wa Dorokasi rwasenyutse no ahubwo turindire Dorokasi arahari azaza bitubwire mwivunika. Bakunzi ba Eriva 250 biri kuvugwa ko urugo rwa Vestina na Dorokasi rutagihari. Kabiri iriya poste ya Vestina yayihakanye nabwo hari umunyamakuru nyungana arambwira uti ibyo bintu wa postinze ni ibihuha n'undi wabyanditse. Vestina ntaravuga. Reka nsoze mvuga ko ari ibintu biri nyine bisoboka. Uretse rero gatoya mwana we mbega iminsi Vestina kuba yasenya si igitangaza. Hari abamama birinze kumurusha nabo baraye bazishenye. Agusobanutse guhabya abantu. Hari n'abapapa baraye bazishenye. Ahubwo Vestina mwana wa mama nimba ibyo wavuze ari wowe ntuzahubuke bwa kabiri uzabanze witonde. Ariko nimba bakubeshyiraga urugo rwawe ni rusagambe ni rubeho. Yego gusa ariko amakuru ari kuva muri alimentation y'umugore witwa kambe ndetse kumuvuga muturanye hari agakozi wakoresheje umaje kugakoresha kagenda kakwamamaza kuri alimentation uko byari bihagaze. Umunsi wahamagaraga iwanyu ukabwira uti mwanyohereje Dorokasi ko ntameze neza. Ayo makuru erega abasitari bajye bemera ubuzima bwacu ni ku mihanda ni ku karubanda byo. Ejo ni nahukanye mbizana kuri YouTube. Nawe se warugiye? Urumva rero nta ubuzima bwacu twe twahisemo ko buba ku mihanda. Warahukanye se koko? Ubuzima bwacu twemeye ko bujya ku mihanda. Nawe ntiwaje aha. Ubu ni ku muhanda wabuzanye. Ndabizi. Nuko rero nawe biri kuvugwa ko rwasenyutse hirya aho ngaho mu bibabari turagumya tubikurikirana. Ngewe rega ndakuvuga kandi nge nta nshuti ngira kuri YouTube umenye yuko nizikwakana ninjye wa mbere uzagucana. Ngewe ndakungo gakuze ntabirenze ntago mba ndi kimwe n'abana bakiri batoke nzabatse icyo nkoze. Imana ibaho umugisha rega dushimira abantu nazi nabonye nige tubaganirije se tubahaye n'amakuru. Uri abana bakiri batakaga bagira rata hari igihe bajyayo bati ubuse yangendesha urugendo rw'amasaha 2 nkabishobora agahita yikangamo akayamugendesha mu gitondo akayamugendesha saa sita yaba yiriwe mu rugo atagiye mu kazi ngaho ni mugoroba akavuga tuzi n'ikindi ndagiye n'ikimenyi ujya kubona ukabona hano protemanto zatangiye kuza. Urwo rugendo rero urwo rugendo ntago Vestina rega huye naro. Yes nibyo ndi kukubwira kuva kera ntabwo azi ibyo. Ariko nigewe ndagira yahora n'urugendo nanone rw'amasegonda. Yahora narwo icyo nacyo. Ariko aho kuko biriya bitangira kubangamira umuntu maze gukubita imyaka 2-3 amaze gusobanukirwa. Vestina aranatwite. Yo rero urumva ko amasegonda sicyo kibazo ku mwana umeze gutyo. Ikintu rero nabwira abakunzi bacu hani ukuntu umustar abona amaze igihe atavugwa agashaka ahantu kari turende wamugani nawe akiyandikishwa nka kuriya kugira na turebe anareba uko twarago nibyo mpamvu ndi kuvuga ni nyamuna dukomuruswe dukome n'ingasi. Ariko icyo gihe twese dutana yohereje message aravuga uti nyine yivuga mu izina ku bantu bose uti imodoka imukubitiye kinyoni ngo ahisapfa muri abantu bashaka kumutabara ngo bajye CH niho umurambo bawujyanye kandi ari muzima atazimya telefone turagenda CH kaduhiga umurambo turawubura nta nuwiteye kureba utese kinyoni koko habereye impanuka. So umuntu w'umugabo akora ibintu nk'ibyo nk'isaha eshatu ahita asubizaho telefone yandika ubundi butumwa uti nagira ngo mbabwire ko mukunda imirambo. None se yagize atabaza yuko arembye ntibamusura.
reka ngushimire Rivani. Saba murakoze cyane. Abakunzi bawe nimero bayisanga aho hasi. Ariko abakunzi ba Dorcas na Vestina ni muhumure mutuze ibintu biramutse bibaye. Abakunzi ba Dorcas byose birashoboka. Nimo bikomeze ntabirenze. Birashoboka. Rukiriho Imana ishimwe kandi nabwo ibyanditswe Imana ihabwa icyubahiro. Hajya haba handi mahirwe. Niko biba bimeze. Kandi buri kintu cyose ni ishuri. Kiba kubera impamvu. Ni ishuri. Ya. Imana iguhumugisha. Ibiganiro byacu ndakagaruka turakunda cyane ku nkuru n'ibiganiro tugenda tubageza kuri Eriva 250. Imana ikomeze kubarinda no kubagira neza. Ukeneye gukina filime ndetse kandi ukaba umuhanga muri byo wahamagara kuri iyo nimero ureba aho ngaho. Ukeneye kugaragara mu mafilime afite amazina nabwo wahamagara kuri iyo nimero uri kureba aho ngaho tukagumya tukagendana. Ariko numvisha guhamagara ngo hari filime ugiye gukina. Hari filime ngiye gukina. Reka dusoze. Bye. Mane bamugisha.